Wagwan, my people, wherever you are, it's Walive again, and this is Walive TV show. As we proceed to give what you need, we are back again. Uyu munsi rero bana turi kumwe n'umuraperi wa Danger, umuraperi wakoze ibintu byinshi, umuraperi umaze kubaka abafana be. Bana ntabwo byari byoroshye, yamaze iminsi yarabuze. Uyu munsi twabazaniye umuraperi wita Twizy 96. Ikibazo cya mbere, Twizy meze bite papa wanjye? Ni fresh sana kabisa. Umeze neza? Ari Kubera iki wese Twizy ukongeraho 96? Twizy 96. Bwa mbere nabanje kwita Twizy. Noneho nza kubona ko izina nyine ritahagije tu. Nongeraho 96 nyine. Nk'igihe navukiye tu. Ni ukuvuga wavutse muri 96. Niyo mpamvu wongeyeho Twizy. Nongeraho 96. Yeah. Twizy, amakuru y'iminsi se umeze gute ko abafana bawe twakubuze wallahi? Abafana ntari bi nanjye ndifana. Nanjye naribuze ariko ubu ngubu ibintu ni ibyadanje ngiye kubatamo ibintu byadanje. Wagarutse noneho twizere ko Twizy twakunze yagarutse. Ubu ngubu kabisa nagarukanye n'ibintu byadanje, na shootinze aka video ngiye kubatamo video y'indirimbo yitwa Nanubu. Yeah. Wadukubita aga freestyle niba ntaribi. Ka minota mike cyane, amasegonda make. Ni gute ukeka ko hari aho duhuriye kandi utagendana n'ibihe, naje gusanga nazaba umwe muri mwe, ngura umurima ngo mbahingire, batikora umuziki uturirimbire, wiruka usiganwe n'ibihe, ese ni kuki wahinduye imyumvire, tega amaboko ngo uhigire imirongo myinshi nk'ubike, ndakura nabyo gutigiye, tuza wumva ibyo musigiye, nimfuza amambara ibyo navunike, reka ngushimire wagize ubundi burase ngo kanuye. Muri kumva ko Twizy rero agifite flow za Danger, ariko hano hari akagame nari nateguye ngo twiganirire kabisa. Hari imirongo ye, hari ingoma ze, afite ingoma nyinshi byatara, afite ingoma zirenze 40. Hari zo nateguye enye, rero ndajya nsoma lyrics sibyo, ahita mbwira iyo ngoma iyo ariyo n'abantu bayikoranye, ahite anankubitiraho agaflow niba akikibuka. Sizo ingoma ya mbere rero, flow za mbere sibyo, iravuga ngo uramenye ntuzane ububono, dore imihanda yuzuye urugomo. Izi bici zikaraga vodo, hari na snitch zanzaniye popo. Yongeye ni fancy. Kabisa niyo kabisa. Yongeye ni vasi. Uramenye ntuzana ububono, dore imihanda yuzuye urugomo. Izi bici zikaraga vodo, hari na snitch yanzaniye popo, nkora umuziki mushakira isoko. Ndikora solo, dore izi nkangu zikaraga pozo. Urukumva ko rero fo aba akizibuka. Reka musubiremo noneho indi noza inada flow. Ngo imigisha myinshi nubwo abazi ari benshi, nahoze hasi and I used to bust. Ndatigita imihanda yose, turakora ntitujya dufata pause. Yangiye yitwa Basque, nayikoranye na Shemi wagwa, ikorana na Ririmba. Indirimbo yanjye naririmba na Shemi. Uribuka flow yawe bana, iriya ngoma iri mu ngoma nkunda byatara. Waba uri kwibuka flow yawe ngo idukubite? Ngo I used to back in iravuga ngo bitch you still hate me, I turn it to my friends, imigisha myinshi nubwo abanza ari benshi, nahoze hasi man I used to bust, dore abantu bose mana ni hatari, babarira nkora umuziki mwiza batangarira. Yeah, shit like that. Ngo dukeneye flow tukabaha do. Man, iyo ngoma iri mu ngoma nkunda byatari. Shout out to Shemi, shout out to Ririmba bana, n'umuji wa bana yarabuze nawe yakeneye gukora cyane. Indi ngoma rero nshaka ko musomera lyrics ivuga gutya: navuye iwacu nyiri muto ngana iyi mihanda gushakisha inoti, nta mpano nagiraga n'imwe, nakuriraga inzozi zanjye, data yapfuye ndaho nkanuye. Indirimbo yitwa KGL. Uri kumwe na Kina Beats. Shout out to Kina Beats. Shout out to Kina Beats. Indirimbo vasi ya ntabwo nyizi tu, narayibagiye. Ariko ni ingoma yasohotse uri nuza muri za diro,
ariko abantu ku muhanda yabaye viral niyo nshaka kukwibariza story iri muri iriya ndirimbo ni yawe mbabara mbwire muri story iriya ndirimbo kuko iriya ndirimbo man iri mu ndirimbo nkunda zawe byatari zinkora ku mutima ya ndirimbo ukuntu bimeze ya ndirimbo ni aga storytelling nyine tu nayanditse hari umuji wari wambwiye story ye nyine ku ya life ye ukuntu yabayeho arambwira nyine nzamufashe nyine nimba nshoboye kuzayiririmba nyiririmbe noneho ngiye muri studio kina beat anyumvisha beat numva beat iri seriye nanjye ntabwo nayizana ubugoryi ntanibuka ka story umupeti yambwiye ndavuga ya kano story kankate muri iyi beat tu ko story numvaga iri scripted numvaga imeze nka movie tu niyo mpamvu nk'iriya ngoma tugiye nko kwikorera ishusho yatugora cyane kwiriya ni movie yigendera iriya ngoma n'ubuzima kabisa byahatari y'abana ya ngoma kabisa y'abantu ku muhanda umuntu wese yikunda shara abakunda mwese nimba mukunda iriya ndirimbo kabisa Imana imumugisha ni ukuvuga ntago ari story yawe nyine ni story wapi ntago ari story yanjye okay indi mirongo hano hari ingoma ivuga ngo story ya Cynthia yabuze ababyeyi ntiyajya imihanda agira Imana akubita hirya no hino biranga ubukene buza bumusanga iyo ngoma ni iyihe tubwire ukuntu yitwa utubwire n'umuntu mwayikora iyo ndirimbo yitwa story ya Cynthia indirimbo iri kuri album ya Dizolas yitwa Friday playlist nibuka neza ikaba narayikoranye na Bushari Bushido shout tumanika Bushido then nkaba ndirimbamo agace gatoya ka chorus nkaririmba dufitemo agaflow kamwe niba ukibita agaflow mfiteho verse ya kabiri tu story ya Cynthia yabuze ababyeyi ntiyajya imihanda agira Imana akubita hirya no hino buranga ukene buza mumusanga akizera ko hari igihe azaka amahirwe aza rimwe yazaza agafata mbere yuko asaza ubu yabaye umukire icyo avuze ubu cyose ni kibe imigisha yabuze ayigire story ye ntukayisibe ibibazo uhura nabyo byose mu buzima hari isomo bigusigira inzira ugana ni ndende ntuzacika intege jya umenya kubwigira uragerageza urabyigira ku muhanda niwe ujya guhigira rubanda niba kugaburira Imana irakuza yawirira story ya Cynthia so tujya tugana kuri flow za nyuma sizo nagira ngo mubaze kubera iki akunda kuririmba ubuzima umuntu nyine story murashobora kumva irababaje kubera iki ariyo art yawe ikunda kwibanda cyane cyane birababaje ubuzima burababaje shumi ubuzima ni ibisazi mwana wabirenze nanjye kamere nk'ababandi ku myaka yawe ubuzima bwakugishije iki bro yewe ubuzima bwangishije kuba humble ungisha gukora cyane ungisha kubana neza n'abantu ungisha kwihanganira inzara uko byaba bimeze kose kwihanganira inzara kwihanganira inzara nyine inzara buriya abantu bayihangana ni bakeya abantu bamwe bakoresha ibindi bintu bibi cyane nyine biteye isoni basanga bamwe bari kwiyandarika basanga abandi bari gukora ibitemewe n'amategeko kubera inzara amana inzara ni mbi buriya inzara ni mbi ikoresha ibintu bya byatari okay noneho tujya kuri flow za nyuma mbere yuko dukomeza ikiganiro dusigaje nk'iminota nk'itanu iyi ngiyi ni part 1 tuzabategurira part 2 noneho bantu tuganire ku muziki wa Twizy 96 umwe mu baraperi Rwanda rufite umwe mu mpano za Danger Rwanda rufite kabisa okay harya asogeza ngo asije ibintu wabyanditse nge numva no mubiko ahubwo Twizy wowe urukundo wallahi uri mukuru kubona wajango ni mbatala ye baba we nta kintu na kimwe wasoma mwana man aya mane wowe nimba warize ikiganga uri umuganga reka turekere ibyizi flow tuzireka batangiye kunsha amazi okay Twizy tigana none tubazo tw'amatsiko sibyo Twizy ari umuntu yakuze nyine yakuze kera ari umuntu umeze ute akunda iki mu buto bye Twizy nyine ni iki yakundaga
Njyewe nakuze nkunda football, numvaga nzakina, mama yafanaga APR, numvaga rero nzakina nko muri APR. Nakundaga umupira bya hatari, numvaga nzakina umupira, nakuze nyine ndi umupeta ukubagana bya hatari, nyine nshaka gukinisha nyine ibintu byose mbimenye. Nose kuki ko nagiye nkura byagiye bishira nyine. Nose hari ahantu waba urakiniye umupira cyangwa kuki nyine kariyeri y'umupira utayikina? Ni kuvuga ngo umupira naje kugera mu myaka, urashobora imyaka umupeti ageramo nk'imyaka nko muri 14 ukumva, none mu myaka 14 hari ibintu true color yawe bitangiye kugaragara, wowe wanyawe. 14 natangiye kumva za ngoma make it when hoes make your ball, sinzi nimba inde zikunda byatane nkaza numva nizo ball za mbere, bita wumva umupira ni shot, nitamvuga ati okay umupira ni mwiza no ndawukunda, ariko nyine byarangiye nyine mise numva ko umuziki ariyo tara yanjye, njya kuwiga ndawukora, ngira Imana nyine bamwe okay ntago hari abatarabumva, ariko ndashimira n'abawumva, kandi uko biri kose ntago bimeze nka mbere, hari aho navuye ari naho ngeze. Yes sir. Tugenda twiganira ku musozo, nuza Twizy nize challenge ahura nazo muri kariyeri arimo zituma atagera ku nzozi ze? Challenge ya mbere nukubura support. Okay, support yo wenda ndayibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari ibintu byinshi umuhanzi aba akeneye, nkanjye wenda, ariko akaba atabibona. Ibyo bintu rero okay, hari ibyo nabonye bitewe wenda nuko nagiye nevoluwa nzamuka gake gake, ariko hari n'ibyo ntarabona. Rero ikintu cya mbere kimvuna, challenge ya mbere ni video ibihenze, umuntu aba akeneye gukora video nziza igaragara fresh man, ku buryo umuntu wese yicara kuri TV akavuga peti yadutayemo aka video. Abona nko kuri fence nari nagerageje umva ishusho rya dance kabisa. Ubundi iyo umuntu ashaka gutera imbere nyine, iyo ushaka gusimbuka ahantu harehare usubira inyuma. Ubu ngubu nyine ndi kubyiga ku buryo nabatamo ikindi kivideo cya mama yake cya dance kitabaho kabisa, igisasu shaka kubatamo igisasu. Niyo mpamvu mbaye ndindiriye, mbaye ntinzeho gatoya, ariko ndatinda, ariko sinzahera. Ni kuvuga audio zo ziba zihari, kiba kibura n'amashusho ya dance. Amashusho aramvuna cyane kabisa, ni challenge kandi n'abahanzi bose ntabwo ari ngiye gusa kabisa. Urarecordinga yego ni fresh, indirimbo nziza, ariko kugira ngo izakubone ishusho ikwiriye kabisa ni ibisazi. N'abasponsor ngewe urebye ikiganiro mani, hari ikintu wafasha Twizy mani, ni umuraperi wa dance man. Niba utamuha ayo mafaranga ushobora kuvuga ngo ushobora kumuha amafaranga akayarya, wowe mushoreme muri video yakora ibintu bya dance, sibyo? Tugenda dukomeza twiganiriza. Twizy uribona he mu myaka 5 iri imbere? Uhereye ubu ngubu myaka 5 Twizy aribona he? Myaka 5 nimba okay, niba nta gihindutse, niyatazamo bya bindi byo kuba nyiri ibyago, Imana ibindinde, imyaka 5 nzaba ndi neza kabisa, nzaba ndi neza financially, nzaba ndi neza, nzaba ndi healthy neza fresh, nshobora no kuzaba Imana nibishaka, nshobora kuzaba mfite n'umuryango tu. Yes sir. Okay, none hari ikibazo hano gisa nkaho gikomeyemo ukuntu, ariko nyewe mbagomba kubaza nyirabyo kugira ngo numve uko abitekerezaho. Hari abantu bavuga ngo Twizy afite talent ya danger, ariko discipline ye ituma atagera aho yakabaye kuba, ariko ko Twizy numva ko abaraperi bamurusha mu Rwanda bro, wababara ni bake cyane kabisa, ni umuraperi wa dance. Iyo wumvishe abantu bavuga ngo ibyo bintu ngo Twizy afite talent, ariko discipline ye igumya talent, baba bashatse kuvuga ni discipline ye. Discipline ni uburyo bwinshi, ariko discipline nyine uri kumva icyo ari cyo. Discipline yanjye ndayifite, ndabizi ko nyifite, ahubwo bo bashaka kuvuga iyi Twizy nyine ngo nashobotse gute se? Gute
gufashwa, hari umuntu washatse kumfasha ndananirana. nyine ariko ni ikibazo wacyumvishe Twizy. Ikibazo ntabwo nacyumvishe neza. Navuze Ahubwo ni wowe ubyivugiye. oya wallahi oya bro nuza hari igihe ujya kubona nuza mu ma comment section y'ibiganiro wagiye ukora cyangwa n'iki bari kuvuga ngo man Twizy ni umuraperi afite talent ariko discipline we discipline we ntabwo wemera ahubwo isheni bavuga ngo ntuzongere kurya isheni, ariko isheni nyine bisaba kuba umuntu adafite discipline cyangwa ntabwo ari ibyo. oya dusobanuriye njyewe wenda nshobora kuba ndi kwiresha isheni na discipline biratandukanye. Gukora ibintu bitemewe n'amategeko no kugira discipline biratandukanye. Gukora ikintu kitemewe n'amategeko ntabwo biba bivuze ko nta discipline ugira. Abantu bavuga icyo ngicyo rero wabasubiza iki? Abantu bavuga ibyo barahari kuko ndikubwira njye nakoze research kuri wowe mbere yuko nkuvugiye okay ndabakomeje ndanabasubije. Imana bankundire bandebera icyoroshye wa mugani wa babandi. Ndabasuhuje nta kindi narenzaho. Okay, none tugenda tugana ku musozo. Wakoranye n'abahanzi benshi, wakoranye n'abaraperi n'abawandi n'abasani muri rusange benshi. Mu basani bose mwakoranye sibyo? Tubwire abasani babiri wabonye nawe ugakunda talent yabo utariye iminwa, nzi ko utarya iminwa. Mu basani bose mwakoranye wakoranye kurabo n'abantu benshi ba Loganije ba Nilani ba Dice abandi benshi. Tubwire abantu bose rero bose twakoranye ndabemera, ariko hari umuntu ubufite uburi hejuru yabo. Ntabwo yabo bose barangana. Angereka kugira ngo tujye gukorana akantu buriya abana hari ukuntu nyine mba numvishe ko na tala yawe nyine hari ukuntu imeze neza tu, kuko ngewe ukuntu nakuze ndi umuhoji hip hop, ari ukwiga hip hop man iri mu maraso, ntabwo ari ibintu umuziki nyine. Mbese njye muri make narawize, nagiye mu rusengero, naririmbye muri worship team, curanze gitari n'umucuranga gitari. Uzi gucuranga gitari je? Ndanayigisha ahubwo bashaka kwiga gitari bajye bamwe. Ni ubwa mbere numvishe umuraperi uzi gucuranga gitari. Ndi umuraperi uzi gucuranga gitari ra mubyandike muri comment. Mu Rwanda nta wundi muraperi ndabona ucuranga gitari, ariko anabonetse byaba ari byiza kuko ni ibintu byiza nyine kuyiga. Wenda undi muntu abonye yizi gerageza n'ikivumbi King aho yagerageza nyine tu, ariko mu baraperi abazi gitari sinzi nawe. Ubwo rero icyo kibazo ntago ugishubije. Ngabasingira umusani mu Rwanda Twizy yemera. Abantu bari kutureba hano bafite amatsiko yo kumva umusani Twizy yemera mu Rwanda kabisa. Wa musani nyine Twizy ntabwo yabura. Ntabwo yabura umusani wa mbere nemera mu Rwanda. Okay, none tugenda tugana ku musozo. Ni iki wasaba abantu kugira ngo nyine kariyeri yawe ukomeze itera imbere? Dusoza show yacu kandi wanakoze kutublessinga n'ubuta nizere ko nzakubona Twizy. Nta kintu nasaba abantu ngewe. Icyo mbasaba ni ukumva ibikorwa byanjye bakabireba, nimba ari ishusho bakarireba, agakora subscribe, akalikinga, agakomentinga, akagerageza no gusharinga music yanjye. Ni ibyo byonyine mbasaba kabisa, nta kindi. Okay, none dukubite acapella bwa nyuma, ufate aka microphone mureke unadusoreza show udukubita acapella mu ngoma zawe zose ukunda. Waduhitiramo kamwe nyine dusoza show yacu kandi wanakoze. Umunsi tuba turi kumwe na Twizy 96 n'umuraperi wa Danger. Murabizi ko kuri Whatever TV show tubazanira abantu batandukanye, abastari, aba content creator, ariko none uyu munsi twabazaniye umuraperi urenze kabisa, n'umusani wa Danger kabisa. Ndakira aka verse ka Danger kabisa muko ujya. Okay,
mfite ishavu ku mutima ishaza mu buzima nkeneye urumuri ndasa nk'uri mu mwijima nk'akanyoni ko ku nzira nzapfa cyangwa nzakira ingeso mbi ndakatira ndakennye ngomba gukira ihuha kuri street bamvugaho ubushiti ngo trees amazi iminsi myinshi adakora hit ngo turi muri nyinshi ngo nakatire swinging biriti z'amabishi y'ubusinzi niga ibyo ndimo ndabizi vuye ko ngo mbirigi wabo w'abatindi wabo w'abagome namaze iminsi myinshi nibazagese n'iryari nzava mu icuraburindi ketezi mu butindi ndimo ndasunika iminsi I need to be released don't want to believe that I've been here for a couple weeks after all the months I did I needed to be free I needed to be free nyiri ibyago agomba gutanga ibitambo isi iza kugishe kuba hambo imana yarandinze ndi mu byago mfite impano nyiri ibyago iyo ngoma yarasohotse cyangwa iyo ngoma iri kuri album yanjye yitwa muzika ni ukuvuga ugiye gusohora album yitwa muzika kandi yarasohotse oya igihe iri kuri album yawe yitwa muzika so guys mwakoze kubana natwe duhure muri next episode uyu munsi twe turi kumwe n'umuraperi wa Danje bita 396 ubwo rero we are sign out turi kumwe kabisa.